hariho abantu batifuza ko Torsten agumana ikipe y'igihugu. Bamwe mu bantu bagomba gufata iyambere kugira ngo amasezerano haba muri ministeri na federation. Icyo bamuhoraga sumusaruro bangaga ututuntu twe kugiye mu itangazamakuru rimwe namwe gatangaza amakuru bozo mu gikara akayashyira mu itangazamakuru bagahita ajya gusubiriza muri itangazamakuru. Urabizi niba ari ikintu cyangwa muri federation nicyo kintu n'amakuru kugira ngo uzamenye amakuru muri iranzo biba bigoye cyane. Niba haje umutoza rero ufata ibintu bavugiyeho hara mu gikari akabishyira hanze bamaje mu gikari abariyesini ajye gusubiza za mikoro ya RBA y'inyarwanda y'igihe ya BNP yabaga ngo nzabasubiza noneho kubera ko yabaga abona ko imikino ihari yaravuga ngo n'ubundi nyuma y'umukino hazaba press conference buriya abantu bajyaga babona Frank Torsten Spitler akavuga nk'ikintu ngo nago muri Brazil abantu tukabafiriya tuvuga ati gute wavuga ibintu nk'ibyo yabaga yabiteguye kare yabaga azi ibyo azavugira mu itangazo. Noneho urundi ruhande muri federation bavuga ati ariko nubwo bwose yakora ibi bintu yavuga gutya twaherukaga mu batsinda ku bwa Stephen Constantine. Urumva bura Constantine akinaga system ya 4-4-2 nubwo yatsindaga ariko ntabwo twakinaga attacking football, ntabwo twakinaga nyine twataka cyabaga ari umuntu profit zo counter attack za set pieces bakabyaza umusaruro. Yarafite n'abakinnyi beza cyane afite badadibiro ri afite baharu n'abameze neza bameze neza bakina kandi kabiri gakuru. Ariko uravuga ngo twaheruka ku bwa Constantine dutsinda twongeye kubona undi mutoza byibura ushaka gufata ikipe agatsinda kuri incuro. Niba umutoza atsinda Benin, niba atsinda South Africa, niba atsinda Nigeria, naho ni mutoza tuzi wakoze icyo kintu mu myaka y'inkibiri ya mbere agatsinda ibihugu agatsinda Lesotho yitsindiye muri Afrika y'Epfo. Nubwo uvuga ngo ntacyo byatanze ntabwo twagiye mu gikombe cy'isi ariko yari yazitsinze. Oya nta birimo ugaya umusaruro nta muntu ugaya ariko kumwongera amasezerano niwe wabikomeje yarabigoye. So ubu ngubu rero bigeze iriganiro birashoboka ariko ubu aho byageze amasezerano yarangiye baravuga bati umutoza w'ikipe y'igihugu Emeru yasinye cyangwa yari nta burenganzira afite bwo kubageninga. Ubu ngubu federation faze iriho kuko nta mutoza ifite bari muri faze yo gutanga isoko. No Frank nakomeza ntabwo azabongera amasezerano azaba azanywe amasezerano yarangiye niko bazana logiquement niko bimeze. Ubu nta kintu umutoza w'ikipe y'igihugu ikintu gihari no kuvuga ngo wowe twari dusanganywe dufite ibyo twakweretse twaguproposaga byemera uko biri cyangwa ubihakane kandi dufite igihe cyangwa tubwira ibyo wifuza ko twongeraho turebe ko bikunda tubyongera. Niyo bidakunda iyo rume yarayifunze Torsten iyo rume yarayifunze ubwo niba yarayifunze rero nta muntu uzajya kumutekerereza ngo amubwire ngo byari 10,000 ngo reka tubigire 20 kandi indi mpamvu bigoye Torsten afite indimi zirenze rumwe like afite nawe ameze nk'umuntu uri confused. Araba ngiye muri retirement afite imyaka harya 62. Torsten ashobora kuba yarabonye aka kazi yarihebye atekereza ko nta kipe y'igihugu yamwizera. Iberaga muri za Myanmar ashobora kuba aratekereza ko nta kipe y'igihugu yamwizera. Noneho umwaka yasinye u Rwanda akaba yaramaze gusetinga n'umuryango we kwa umwaka wa nyuma yabona hari quelques étincelles hari appréciation hari uburyo ibintu bitangiye kugenda neza akaba ari bwagira igitekerezo cyo ngo subundi ko ibintu bitangiye kumera neza ubundi wakomeza. Ariko igitekerezo nyamukuru wenda cyari cyo kuri taringa yagiye avuga kenshi yarafite igitekerezo cya retirement. Rero guhatiriza umuntu wari uyifitemo umutima umubwira ngo ariko wagiye mu kiruhuko ariko wakongera amasezerano biragorana. Bivuze ngo ubwe ntabwo ari determine ariko abantu ushobora no kumwongera amasezerano yashaka kujya muri retirement bikaba disaster. Abantu b'abanyaburayi bikaba bishanye bagira n'ibintu bagira uburyo baba barumvikanya nko mu buryo bw'imibanire wenda n'umugore n'abana akamubwira ngo nzajya muri retirement ni imyaka 60 wenda akaba atari bwaze mu Rwanda ngo babiganire convincingly. Buriya kuri telefone umuntu araguhinduka ariko kwicara twasangiye Noheli twasangiye ubunane kakazi naranagiyemo nuko gahagaze bambwiye ibi bambwira ibi wowe urabyumva gute mukajya muri negotiation the do's and don'ts urumva hanyuma akaba yabona gutanga umwanzuro. Gusa ikiri amakuru twagomba guha abanyarwanda nuko amasezerano yarangiye nta tozo ikipe y'igihugu negotiation z'ibiganiro ko byagenze naho bihagaze kugeza uyu munsi. Ubwo dutegereze turebe niba ubwo mu bafirwa afiri kuganiriza nawe arimo rwose ntabwo ari ibanga nawe ari iramukonsidera n'isho ry'umunyamakuru. Noneho
abatoza Jimmy turamutse tubonye amahirwe yo kujya muri CHAN Jimmy niwe wajyana ekipe y'igihugu. Yego icyo bisobanuye nuko hari igihe gihagije cyo gushaka umutoza cyo kurambagiza kuko window yindiri window ya FIFA yindiri mu kwezi kwa gatatu turi mu kwezi kwa mbere dufite igihe gihagije cyo gushaka umutoza yaba Toshten cyangwa se akabundi igihe kirahari Ferwafa ntabwo keneye kwirukansa ibintu kuko deja niyo umutoza aremeye ko amasezerano ye arangira burundu atongereye bivuze ko negociation zarafeirinze zaranze zaragoranye so nekereza ko rero ubu Ferwafa igiye gutegura isoko ryo gushaka umutoza ishyiraho condition of course kugira ngo umutoza mwiza amafaranga bari barahaye Toshten bazayazamura ku mutoza ekipe y'igihugu uzaboneka ariko bagiye gushyira akazi donc isoko hanze kubijyanye na CHAN nabonye hakirimo confusion abantu bibaza ngo bizamenyekana ryari imyanya ibiri CAF yatangaje ko bazafata icyemezo cy'amakipe abiri aziyongera kuyamaze kubona qualification iyo myanya ihanganiwe n'ibihugu bitatu n'u Rwanda ni Cameroon na Côte d'Ivoire ibyo bihugu biranganya amahirwe gute u Rwanda rwarakomeje round ya kabiri rwarakomeje rusezera ekipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo ariko dukomeza kuri away goal. Yego Cameroon nayo yarasezerewe kuko bo gukomeza byari bihagije ngo umuntu warenze round ya kabiri muri Afrika yo hagati yahise abona qualification. Cameroon yasezerewe kuri away goal. Urabyumva umva amahirwe yacu nabajya kungana ko Cameroon yatsinze Central Africa umukino ubanza wo kwishyura Central Africa ibatsindira muri Cameroon ibitego biri kuri kimwe basezerwa kuri away goal. Côte d'Ivoire yaviriyemo kuri penalty nabyo biregeranye urebye context ya CAF ibihugu wenda tuvuga yagira priorité muri ibihugu bitatu agomba kuvamo bibiri bibona qualification. Cameroon ya Samuel Tofis ni igihugu kitoroshye gishobora gukora ibishoboka byose ngo kigaragare ku ruhando nyafrika etomora muzi manevres igihugu nka Côte d'Ivoire giheruka kwakira AFCON yabaye successful bakanayitwara nabahari ukuntu barebwa ijisho ryiza muri CAF bashobora gukora manevres zabo bafite Senghor se perezida wa federation yabo uzwi cyane waniyamarije kuyobora CAF na urumva uburyo yamaramaza ashaka qualification hakaza n'u Rwanda bibaye ngombwa ko CAF decide na condition bashobora kuduha umwanya kandi Dr Patrice Motsepe inshuti y'u Rwanda u Rwanda wari ushobora kwakira CHAN ya 2025 hazakurikiraho ya 2025 igiye kuba ejo muri kwa kabiri gusa wenda ku mibare Lorenzo ubundi hano cyagakurikijwe n'ikimwe uvuga ngo ureba imibare numbers urana ubwo amakipe yabarasezerewe uvuga ngo ni away goal ni penalty ariko hari izindi consideration wakurikiza yasezerewe ite nayo makarito no ukurikije imibare ariko nta nubwo byakagoranye ukurikije imibare ikipe yasezerewe neza amakipe abiri mu Rwanda na Côte d'Ivoire kwa ku Rwanda rwari rwakomeje kuri away ya mbere asezerewe neza n'u Rwanda rwo rwari rwakomeje ahubwo rusigara kubera ko aha imyanya myinshi tahatanirwaga yari yaratanzwe ku giceri yaratanzwe kubera ghosting ibindi bihugu byose bura byarasezerewe Cameroon yarasezerewe na Côte d'Ivoire yarasezerewe aho ya kabiri twese twari tuyihuriyemo yego u Rwanda rwo rwarakomeje rusigara kuko wari umwanya umwataniwe n'ibihugu birenze kimwe urabyumva twara progress imbere y'ibindi byose iya kabiri yakabaye Côte d'Ivoire ariko impamvu u Rwanda bigoyereho ni iyi impamvu badahita bafata umwanzuro ngo bashyire mu Rwanda nuko ko baravuga ngo akarere ka Sekafa gatanze amakipe menshi bigendanye no guhostinga ibihugu bitatu ibindi bihugu byo guhostinga na Sudan already na ibihugu bine byo muri Sekafa guhita rero bongera u Rwanda rukaburwa gatanu kandi ibindi bihugu izindi zone zifitemo ibihugu bitatu nabyo bikagorana ubundi yo haza kuba nta cyo kuba ibihugu byinshi byo guhostinga u Rwanda rwakabiri rwagiye forma ya CAF iryo si ikosa ry'umugore ni ikosa rya CAF gufata akarere kari gutanga abakandida abatatu amatike yose ugiye tuyatanga muri hosting rights byarashoboka ko CAF ivuga ngo muzahostinga ariko nta kindi gihugu kirarangira aho byari kuba biri feye muri Sekafa ni host gusa no guhindura ibihugu byose bisigaye bitandatu bihatanira kimwe ntabwo biri fair ariko u Rwanda ujyanye mu biri sportif uvanye muri politique ni rwo bakabe bafata muri sportif kuko rwo rwabonye qualification donc rwarakomeje round zose bisaba rwarazirenze rwasezereye Djibouti rusezerera Sudani y'Epfo
mu gihe abandi bo Cameroon yarasezerewe nubwo byasabye away goal, Cote d'Ivoire yarasezerewe nubwo byasabye penalty. Bigenze neza no mu bihugu bibiri, urumva ko tudakwiye kuramo. Igihari CAF iricaye irimo irandika kriteri, hazasigara kimwe kandi agomba kuba hari impamvu zisobanura impamvu yisigaye. Ariko amahirwe ngenda ndabona tuyafite. Reka amasobanuro uburyo CHAN tuzayijyamo. Buriya ntimwabonye ko CAF yanditse ibintu ikabitangaza hakiri kare bakongera bakabisiba. Ntabwo byari hazard, c'est pas le hasard. Buriya ntabwo we uri media officer byari hazard. Media officer yanditse ibihugu byose byarenze round ya kabiri kuko ariyo yonyine byarangiragaho ibihugu byose yarabyanditse. Yari yasize Sudan. Ariko yari yasize Sudan. Yari yasize Sudan. Media officer qui prononce akajya kwandika. Media officer wa kafarya ni. Amugabo Robin wabo ntabwo ahubwo yatanze amakuru imbere y'igihe. Ariko nawe arahinda. Negahindira. Ahubwo nyine barashaka kutwicira. Bagaba bati ko yabitangaje. Ntabwo twabigaruka kurya bimize. Aramutse ari umwanya umwe ushobora kuba kwende top office azatanga n'amafaranga akawugura. Top office nta kintu atakora muri Afrika, mu mupira wa Afrika. Cyangwa Cote d'Ivoire bakayihembera ko yakira igikombe cya Afrika neza. Ariko niba ari imyanya ibiri akaba ari twe gihugu kiri muri ibyo bihugu bitatu cyabonye cyarenze round ya kabiri gikomeje cyabitsindi cyabikoreye iyo myanya ibiri tuzemo yaba skandal. Amahirwe menshi ari ku Rwanda.